nkunda bankunda kandi abashakana umwete wose bazambona nkuko mange nzakingura musaba ico mushaka cyose nzakibaha. Yesu nashimwe cyane. Nanone mwene data nshuti y'umusaraba, twacyari mu ntangiriro z'umwaka aho abantu usanga bafite ingamba, bafite ibyifuzo, ndetse nagiye ndeba abantu batwohereza za message zo kutwifuriza kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Abo nabonye benshi bagiye bavutubwira bati uzabira umwaka w'umugisha, umwaka w'amahirwe, umwaka w'amahoro. Ako ntago nyezemo n'umuntu nyandikira mbera ngo uzaba umwaka w'ububyutse. Ntekereza ko nuko ububyutse ahari tutazi icyo buvuze cyangwa twabwibagiwe. Ako naje gusanga Imana ikintu iyinyuramo ije guhembura umurimo, ije kuzura abapfuye, ije kubyutsa abasinziriye, ije guhamagara abakozi, ije gukora imirimo yo kwagura ubwami bwayo, ica mu bubyutse kandi nta bubyutse bubaho nta mukabera waje. Yarivugiye iti nabakunda sinzabahana, nabakunda nkunda bankunda kandi abashakana umwete wose bazambona nkuko mange zakingura musabi cyo mushaka zakibaha. Ubwo byatumye njya gusoma muri Luka igice cya 11 umurongo waho ushaka wasoma nk'umurongo wa 9 n'uwa 10. Haranditse ngo bitangira abigishwa Yesu bamubwira ngo nabigisha gusenga. Yesu yari afite intumwa ze z'uburyo bubiri. Yari afite intumwa uzavuye kwa Yohana Umubatiza n'intumwa yatoranyije. Mbese mu bamukurikiye harimo abamukurikiye ariko barahoze kwa Yohana. Yohana ni wo mubanjirije, murabizi. Yohana rero tugaragara nk'umunyabubyutse. Bibiliya ikamuvuga ko yari umuntu wuzuye umwuka akiri mu nda ya nyina, kandi ngo avutse ahabwa amategeko n'amabwiriza na discipline agomba gukurikiza, harimo kurya, kwambara ndetse no kwiyogoshesha. Babimuhaye babibwira nyina umwana ataravuka. Umwana avutse nawe bamubwira ko azitwara. Ugasanga ikintu Yohana yaraje gukora, yaraje kuzana kubyutsa abisirayeli baguye. Na Bibiliya bivuga ngo mu nshingano ze harimo ngo kugorora inzira, gutunganya inzira. Hari hashize abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko Yohana ari umuhanuzi wa nyuma w'Isezerano rya kera. Nubwo twebwe tumuzi mu Isezerano rishya, twebwe tumuzi nk'umuntu w'ejo bundi kuko tumubona muri Matayo, muri Luka, dutekereza ko ari mu Isezerano rishya. Ariko buriya Yohana niwe muhanuzi wa nyuma, nubwo nta bitabo yanditse, ariko niwe wakiriye Yesu, niwe wahanuye ibya Yesu, aranamubona. We yaramuhanuye, amaze kumuhanura bajya no kuba mu gihe kimwe. Ubona ko rero Yohana kugira ngo abashe kugarura abantu baguye, harimo n'idini rimaze imyaka myinshi irenga 1500 ya Aburahamu yarimwe abantu baguye. Abo bantu bameze batyo rero bapfiriye mu nsengero, byasabaga umuntu uzuye umwuka wera. Nusoma muri Luka igice cyaho cya mbere umurongo umva ari uwa 40, haranditse ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza yerekewe Abisiraheli. Ukibaza ese kuki Imana yabwiye Yohana ngo ajye mu butayu agumeyo abone kujya kubwiriza ubutumwa? Imana yari ikeneye ko yuzura umwuka wera umubasha guhangana n'ikirere arimo. Ese kuki mu bice bibiri y'aho ntumwa umurongo waho wa mbere hatubwira uburyo ki intumwa zagiye nyuma ya Pentekote kuvuga ubutumwa? No kuvuga ubutumwa mu mubiri bitemera, ntago byemera. Niyo mpamvu uvuga ubutumwa nta cyaba yahindutse na icyo abafite ubumenyi butagira ubushobozi. Kimwe nuko intumwa za Yesu zarize ariko zidafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo zemera batabizira. Niyo mpamvu Petero yakanye Yesu.
natwe rero igihe turimo dufite ubumenyi bwinshi bwose, ubuhanga, ubumenyi bwo kuririmba, ubuhanga bwo kuririmba, kwigisha, ibitabo, ubumenyi burahari, ariko burabura icyo bita umwuka wera. Icyo namaze kumenya ni iki rero, umwuka wera ntageze abantu batamushaka. Niyo mpamvu intumwa zamaze iminsi 10 Yesu arazibwira ngo ntibazasohoke muri iyo nzu batabonye umwuka wera. Abantu turi kumwe bigeze ahabwa umwuka wera, muribuka ko mwabigiriye inyota n'inzara. Niyo mpamvu nkwinginga ngo uyu mwanya muri uyu mushinga w'ububyutse turi gutangira muri uyu mwaka, ngiye nkwifurije kugira ububyutse ku giti cyawe n'inshuti zawe, umuryango wawe, itsinda mubanamo. Ibintu uzi icyo kibazo, ibyo uzi niyo wakongeraho ibindi. Ikibazo si ukubiza ahubwo ibikora n'ibingahe mu byuzi. Dukeneye ububyutse, dukeneye umwuka wera, dukeneye umwuka wera, dukeneye izindi mbaraga zituma ibyo dufite n'ibyo tuzi bikora. Imana iguhe umugisha kubera ko amasengesho yawe, kwihangana, kwirinda, guca bugufi, kuva mu kigare cy'abanyabyaha, gusoma ijambo ry'Imana, kwitekerezaho no gusaba umwuka wera kugira ngo aze aguhindure ibyo uzi ubikore, nanga ibyo nzi simbikore nk'umuntu w'umuhanga wabyitoje, ahubwo mbikore nk'umuntu uri mu mwuka wera, uri mu mwuka w'Imana. Ibyo rero nibyo bikwiye isi ya none. Isi ya none ikeneye umwuka wera kuko ubwenge burahari n'ibindi byinshi biturangaza, ariko umwuka wera niwo utuma abantu bava mu ntege nke bagakanguka bakubona kumbuye ijuru. Kwifurije kugira umwaka w'ububyutse uhereye uyu munsi. Wige kwitandukanya n'ibyaha, wige akora amasengesho, usaba umwuka wera, unavuga ububyutse, n'ubusaba buzaza. Urakoze. Imana ntabwo izatuguranira ibyo tutasabye. Reka tubigirire inyota. Imana iguhe umugisha. Sinigeze mbona ivuga ntibibe, icivuze cyose iragikora. Sinigeze mbona ivuga ntibibe, sinigeze mbona ivuga ntibibe, sinigeze mbona ivuga ntibibe, sinigeze mbona ivuga ntibibe. Yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana, ndabakunda. Yarivugiye iti ndabakunda sinzabahana, ndabakunda. Musabe,